Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye kuba tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe utsinda, ubusabwa gukosora kino kizami cyose kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kugira ngo rero ujye ukibonera ku gihe, ujya aho hasi mbere y'uko ureba ino video ugakanda subscribe, aho hasi hasa umukara. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkize ugera ahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Murabizi ngenda bashyiraho kino kizami kiba kimaze gukorwa, amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Nkakunda gupostinga n'ikibazo kiba kiri gukunda kuza, hari abantu bambaza se ibintu postinga kuki tutabibona. Umuntu wese wakande subscribe ajya ahita abibonera ku gihe. Ndakeka ko rero wamaze gukanda subscribe hasi, ariko nkwibutsa ko ushaka kode twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 utubwira akarere ushaka gukoreramo, utubwire itariki ushaka gukoreraho, utubwire isaha, duhita tubigufasha mu gihe gitoya. Ikintu ubusabwa no ufite nimero y'indangamuntu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo ujye uraboneka mu masaha yo kumanywa nguze twigane, uduha amasaha aboneka ku munsi nubwo yaba ari aya mugoroba, twe turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ho turigana umunsi umwe, undi munsi ukurikiyeho ukaba wajya ugakora rimwe kandi ugahita utsinda. Ariko byo biba bisaba kujya twigane turi kumwe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza mwa bino byapa waduhaye. Murabizi bira bimodoka ikunda gutwara nk'ama essence, hari ibyapa bashyiraho kugira ngo berekane ko ibyo gitwaye bishobora gufata inkongi, cyangwa se ibyo bitwaye bishobora guturika bigafata inkongi. Ese ni ikihe cyapa bashyiraho? Hano hari ibyapa 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Aravuga ngo ni icyapa uri kukibona cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle. Mu kinyarwanda ni kuvuga ngo ikinyabiziga kirekire. Long vehicle, ikinyabiziga kirekire. Aho ni kuri A. B uri kona ni icyapa kirimo inyuguti ikabamo n'imibare, kazana kiriya kirango gitukura ruhande rw'iburyo. Ukabona kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hakazana kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa ni ikihe cyapa kiba kiri kwa bira bimodoka bitwara ibintu bishobora guturika byafata inkongi? Tegereze neza mwa bino byapa uhitemo igiso cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Ubonye ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utaramara kugihitamo, ubagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ari wari kugira iyo aba ari wowe wakoze kino kizame kimaze gukorwa. Hano ndakeka ko wamaze gutema igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ni igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B nicyo bashyira kwa bira bimodoka biba bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko ramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Nkwibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Niba ukoze impanuka hari icyangombwa baragusaba kugira ngo bamenye ese ko wakoze impanuka koko ni impanuka, cyangwa wakoze impanuka kubera ko wenda utaruzi gutwara. Aravuga ngo icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. Mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, seka ngo uruhushya rw'agateganyo, ndeka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Mwa bino byangombwa 4 ni ikihe baba bakwaka mu gihe ugize uruhare
mu mpanuka cyangwa se wakoze impanuka. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Baba bagomba kugusaba uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Mu ndimi z'amahanga numva mubyita ngo ni perime, bakwaka perime. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo cyitegereze neza, kirabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya volomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari abavuze milimetero, umenye ko milimetero narwo ni urugero rw'uburebure. Aravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko niba atari bwo bwa mbere dukosoranye kino kizame, ibyo wari usanzwe ubizi, ariko iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, bishatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B bari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cyose ubonyeho ujye ugifata nkaho kiraza mu kizamura akora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Hari abantu bakunda kubyitiranya, urebe neza ahantu bitandukaniye n'ikibazo kigiye gukurikiraho, kugira ngo nikiramuka kije uzamenye ahantu bitandukaniye. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari abantu bakunda kwitiranya kino kibazo cya kane na kiriya dusoje. Ariko ku binyabiziga by'ingabo, mbega ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Seka ngo ibinyabiziga bya polisi, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo rero, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Impamvu uvuze ngo abantu bakunda kubyitiranya, uri kubona ko ho bari bavuze ngo A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Rero kino bino bisubizo bibiri hari abantu bakunda kubyitiranya, ariko ndakeka ko we dukosoranye kino kizame, kiramuka kize mu kijama cyawe wamenya igisubizo urahitamo bitewe n'ikibazo bakubajije. Ndakeka ko rero ubonye itandukaniro. Ukeneye ko tukwigisha mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katakwemera ngo ujye uboneka uze twigane mu ishuri, turakwigisha. Ukaduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite imyitozo myinshi, amasomo menshi, tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, volomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ara ngo santimetero 20, beka ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 50, deka ngo santimetero 60. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi kandi umenye ko ibibazo bigaruka nikiramuka kije mu kizamura akora uhite ugikora. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni c, aba ari santimetero 50. ndakeka ko rero wamaze guhitamo c, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizame cyawe, niba utari ugikoze urahita ugikora. Kino kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki, kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: hehe ari ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, mbega ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, seka ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a, ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ko n'ubundi iyo umuntu agiye kudepasa murabizi aca ku ruhande rw'ibumoso. Ariko kino kibazo neza neza bino bisubizo uko ari bine, hari ikibazo babishyiraho ariko kitabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he, ukaba wabyitiranya ho icyo bakibajije muri ubwo buryo ho bahitamo c, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ese icyo kibazo baba bakibajije ngo iki? Baba bavuze ngo riratara ry'icyatsi ikinyabiziga kigomba kuba rifite kugira ngo cyerekane ko cyabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho, kugira ngo niba ugiye kumudepasa kugira kwereke ko yabonye ko ushaka kumudepasa. Iryo tara risa n'icyatsi rero, iryo tara ryo rishyirwa inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. Ariko baba baguhaye bino bisubizo bine ari byo nanone bashyize ku icyo kibazo. Ubwo rero umenye ahantu bitandukaniye, murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo uzagerweho waramenye ibibazo ese bijya bitandukaniye, ese ibibazo babisubiza gute kugira ngo ntibizakugore mu kizame. Murabizi hano gahunda yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Nawe ukeneye gukora rimwe ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe, mu gihe gito uragenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye, uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Kuyahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, ndeka ngo a na b byose nibyo. a itara ndangamubyimba na b itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Uyu munsi barakunda kwazamo ibibazo byinshi, ni ingenzi ko wajya mu kizame ugikosoye. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni c, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Kino cyapa mu ndimi z'amahanga numva mubyita ngo ni plaque y'ikinyabiziga, nibyo baba bashatse kuvuga. Ririya tara rero ribonesha kuri plaque ryo ntabwo riba rigomba kubahiriza rino tegeko. Ndakeka ko namuzwe itamo rero c, ndakeka ko namuzwe yandika ku gapapuro. Kibazo cya 8 kikabaza ngo iki? Tekereze neza. Kirabaza ngo hari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Araba ngo metero 1 na santimetero 50, mbega ngo metero 1 na santimetero 75, seka ngo metero 1 na santimetero 90, ndeka ngo metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakikubaza mu bundi buryo ntibizakugore. Kubavuze ngo metero 1 na santimetero 50 bashobora kuvuga ngo santimetero 150, b bakavuga ngo santimetero 175, c bakavuga ngo santimetero 190, d bakavuga ngo santimetero 210. Rero ntibizakugore niyo baramuka babikoze gutyo. Ikintu bazaba bakoze bazaba bahinduye ingero gusa, ntibizakugore. Murabizi metero 1 bingana na santimetero 100, ntibizakugore. Rero ndakeka ko hano wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni c, aba ari metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo neza neza barongera bakikubaza, ariko ino
metero imwe na santimetero 90 batabishyizemo, ariko kuri D baba bavuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nubona harimo metero imwe na santimetero 90 uzahitemo icyo nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Murabizi ibibazo n'ubundi bababaza ni ibi ngibi, niyo mpamvu aba ari ingenzi ko wajya mu kizame umaze gukosora na kino kizame kiba cyakozwe, cyangwa se ugakanda subscribe kugira ngo icyo kizeho cyose ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi mwese kandi mujya mutembera, abatembera mu mujyi, ibino bimenyetso bimurika ni ukuvuga ngo mu ndimi z'amahanga numva mubyita ngo ni feruje. Mubona ko hari ahantu ugera ukabona babishyize hejuru y'umuhanda, hari aho ugera ukabona babishyize ibumoso, hari aho ugera ubundi byakagombye kuba biri iburyo ariko bishyirwa hejuru, cyangwa bigashyirwa he ibumoso. Ese no kubera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Hano abagenzi bavuze ntabwo ari bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abantu bari gukoresha umuhanda, baba abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bino bimenyetso bimurika yewe n'ibyapa byo mu mihanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, bigaragarire neza abo bireba, baba abayobozi b'ibinyabiziga, baba abanyamaguru, kugira ngo babyubahirize babibona neza. Niyo mpamvu rero bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, bari kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Iyo itara ry'umuhondo rero rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araba ngo kuri buri nzira, mbega ngo hagati y'amasangano, sega ngo iburyo bw'amasangano, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, rishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Wari uhisemo A gusa? Yego, A ni igisozo cy'ukuri nubwo wari uyihisemo, ariko bazaguha 0. Wari uhisemo B? Yego, ni igisozo cy'ukuri ariko bazaguha 0. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Rero wenda ndakeka ko uramaze guhitamo D, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Video y'ibyapa by'inyongera nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, mugende muyirebe kugira ngo nimujya mugera kwa bino byapa by'inyongera mujye mumenya ukuntu bimeze. Ariko hari n'ikindi kiri kuhugora, uri gukosora kino kizame ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkazakigutegurira nkagishyira. Murabizi n'amasomo yose nashyizeho ni mwebwe mwari mwarayansabye muri comment. Nawe rero iyo ubonye hari ikintu kiri kugora ucyandika muri comment ukanda subscribe kugira ngo niyishyira uzahita ukibonera ku gihe. Arango karifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera.
ariko birashoboka ko kino cyapa waba utakizi ariko ukaba uzi ukuntu ibyapa by'inyongera biteye. Rero na kino bihita bigufasha ko wamenya igisozo cy'ukuri uri buze guhitamo. Murabizi neza no byapa by'inyongera biba bifite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ariko kuba batabivuga byose bakavugamo bimwe muri byo ntabwo bikuyeho ko atari byo bari kuvugaho. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, ibirango ntabyo bavuzeho, biba bisa umukara, umuzenguruko ntawo wavuzeho, ubusa ubururu, ariko n'ubundi turahitamo B kuko n'ubundi ibyo byapa by'inyongera byujuje zino kondisiyo baduhaye kuri B. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye akaba yakumurikaho cyangwa akaba yakugezaho urumuri. Ese iyi ntera araba ngo muri metero 100, beka ngo muri metero 50, seka ngo muri metero 40, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi ikiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Birumvikana niba ari amatara yo kubisikana ntabwo yaba intera nini, metero 40 ziba zihagije. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 gikuri cyo kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni none ko ari izacu nitwemerewe kuzikoresha he? Araba ngo mu biro bya leta, beka ngo mu biro bya polisi, se ngo igihe utwaye ikinyabiziga, deka ngo ibiso byose ni ukuri. Ese fone ko ari izacu, ko ari twe twaziguriye, nitwemerewe kuzikoresha he? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, igihe utwaye ikinyabiziga. Ntabwo wemerewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta ho murabizi hari na serivisi nyinshi dusaba tukabahamagara bakadufata. Mu biro bya polisi murabizi niyo impanuka ibaye ugomba kubahamagara ukabamenyesha, niyo mpamvu ho tubazikoresha. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntabwo byemewe gukoresha telefoni, bitazaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda waba utwaye ikinyabiziga ukirinda gukoresha telefoni. Bonye n'umuntu agutwaye ari gukoresha telefoni no kumubwira ati ntibyemewe, ukamubwira ati ahubwo ndahamagara polisi guhane. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Hari ivuga kunyura ku kinyabiziga umuntu ntabyumve, wamubwira kudepasa agahita avuga hajya no kudepasa. Abantu benshi bafashe indimi z'amahanga ariko ikinyarwanda kiza bazakoresha bagiye kukubaza mu kizame bazakoresha kunyuranaho. Rero mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko iki ara ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Beka ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Si kabanga ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwabira bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. N'ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ntabwo wagenda uri kudepasa umuhanda utari kubona neza, ntabwo wanyuranaho mu koni. Murabizi kunyuranaho mu ikoni ubundi hano iyo bavuze nk'umuhanda ubona neza no kuvuga ngo uri kureba mu ntera runaka imbere yawe ukabona ko nta cyago gihari, ukareba ko ugeze kwira mirongo icagaguye irombeje mu muhanda ikabicagaguye, ukareba ko utageze mu koni. Ibyo bibazo byose mba mvuzeho kwa kino kisubizo kimwe hano dushubije, ibyo byose mba mvuze aba ari ibibazo bashobora kukubaza mu kizami. Murabizi kunyuranaho mu ikona ntabwo byemewe, murabizi no kunyuranaho utari kureba imbere neza mu gihe cy'ibihu cyangwa mu gihe utari kureba imbere neza nabyo ntabwo biba byemewe. Ndakeka ko nazwitamo ikiso cy'ukuri
ndakeka ko hano tukacyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Bino byapa dukunda kubibona mu mihanda, waba uri kwitembera mu muhanda ukabona icyapa bagishyize mu muhanda gitukura cya mpande eshatu kiburira. Ese iyo ukibonye uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ariho ngo hagarara utegereze amabwiriza. Wakibona ugahagarara ugategereza amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Sega ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Deka ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu bugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Bakunda kubishyiraho nk'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga wundi yaratwaye ikinyabiziga kimupfiraho, gipfira mu muhanda, ntabwo wategurira Daihatsu, ahubwo bashyiraho icyapa kiburira cya mpande eshatu kugira ngo wewe umuyobozi w'ikinyabiziga nuza ugisanga ugabanye umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Ugende witonze kugira ngo hatagira ibyago bigutungura mu gihe bataba bagishyizeho. Murabizi bino byapa ngo haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Wenda bayajyanye mu isoko cyangwa se bayajyanye mu kiraro, bikaba ngombwa ko bakoresha inzira nyabagendwa cyangwa umuhanda. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye nayo, ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araho ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Mbega ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizira ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ntabwo wagenda uri gusiganwa n'inyamaswa, nta bwenge ziba zizi, ahubwo ugomba kugabanya umuvuduko kareka zigatambuka. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kibaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora. Wakora iki mu gihe umuyobozi ufite ububasha guhaye ikimenyetso? Ugeze hara kuri feruje, murabizi abahuriye n'imihanda myinshi, ugasanga rero ntabwo zira feruje ziri gukora, ariko ukasanga umuyobozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se akaba ari n'abari abakorerabushake. Ese mu gihe guhaye kino kimenyetso, tegereze neza ishusho dufite, mu gihe guhaye kino kimenyetso uba wakwitwara ute, uba wakora iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Araho gukata ibumoso gusa. Mbega ngo ukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndeka ngo ukomeza imbere gusa. Ugomba gukora iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika mu papuro. Ubundi mu gihe guhaye kino kimenyetso, kino ugomba gukora no guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Hano hantu abahuriye imihanda myinshi, agwa kino kimenyetso hari abandi yemereye bari kugenda. Rero kugira ngo mudaza gutezanya ibyago cyangwa ibintu by'impanuka, akagwa kino kimenyetso ngo uhagaritse ku murongo wo guhagarara umwanya muto, uhagarara akanya gatoya nawe ukurikireho nyuma, ariko n'abandi bamaze gutambuka, kugira ngo kuko bira bimenyetso murabizi nibyo biba biri kuyoboza ibinyabiziga. Rero iyo bidahari bifashisha bano bantu baba bishinzwe bo mu mihanda. Yaguhaye kiriya kimenyetso rero urahagarara. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo iyo yumvishe ngo ijuru rikeye ngo ahita akeka ko ngo ari mu gitondo ngo mu rukerera. Oya, shobora kuba ari na saa 6 z'ijoro, ariko wenda ikirere kitafite igihu kibuditse.
nabyo babyita igihe ijuru rikeye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu rukerera mu gitondo, oya, mu gihe ijuru rikeye ikirere nyine kiba gikeye nta bicu byinshi birimo. None ano matara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana ute? Araba ngo muri metero 100, beka ngo muri metero 200, seka ngo muri metero 150, deka ngo muri metero 250. Rero amatara ndangacyerekezo aba agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 150. Ndakeka ko aramutse guhitamo se, ndakeka ko aramutse kuyandika ku papuro. Ese we turi gukosorana ikino kizame, amatara noneho yo kubisikana ni mu ntera ingana ute? Ko twagikosoye kino kibazo, niba wari wakishe, amatara yo kubisikana yo ni mu ntera ingana ite? Ni mu ntera ya metero 40. Rero nkeka ko bimenye, nibigaruka bakunda no kubibaza cyane ntibizakugore. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Nino mihanda isanzwe, hari ibinyabiziga biza bigusanga, hari nawe iyo uri kujya. Ni umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi, hari abaza bagusanga, hari nawe uri kujyayo, nyine murabisikana. Ni nko kuvuga ngo umuhanda ubisikanirwamo, iyo bavuze ngo ugendwamo mu byerekezo byombi. Umuyobozi abujijwe. Ubujijwe iki? Ari ngo kugenda mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho, se ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese ubu bujijwe iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi ababujijwe. Hano iso cy'ukuri nta kinini se kugendera mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu Rwanda niho ndibanda kuko abenshi niho muzatwarira. Tugenda mu gisate cy'iburyo iyo turi kugenda mu muhanda. Rero biba bibujijwe kuba wagendera mu gisate cy'ibumoso kuko mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. Kunyuranaho, kudepasaho ni ibintu dukora. Urabizi kudepasa bikorerwa ibumoso ariko ugahita ugaruka iburyo. Rero ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari umweru n'umutuku. Kino cyapa rero gisobanura iki? Tegereze neza. Ari ngo iherezo ryo gutambuka mbere, mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, sega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere, deka ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ndabikubwira umaze guhitamo ikibazo cy'ukuri. Kino rero igisubizo cy'ukuri hano nta kinini se gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, nicyo gisubizo cy'ukuri hano duhisemo se. Urabona ko iburyo hari mu mweru, ibumoso hari mu mutuku. Kino cyapa kikaba kiri mu byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Rero kubera wowe uri mu mweru kandi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, ni wowe uzatambuka mbere. Uri ibumoso ntabwo azatambuka mbere. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kwitiranya ino B na C. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, hatambuka mbere ibinyabiziga nyine biri guturuka imbere aho wowe uri kujya. Mu gihe kuri C bari kuvuga ngo utambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe uratambuka mbere y'ibyo binyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ndakeka ko usobanukiwe. Ndakeka ko nibaramuka kikubajije niba warukishe uzahita ugikora mu kizame cyawe. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ndakeka ko waramutse guhitamo se, ndakeka ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagize uranyandike cyangwa ukamamagara nkusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 utubwira akarere ushaka, utubwire itariki ushaka, utubwire isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda nguze twigane mu shuri, turakwigisha, kaduha itariki ushaka, ukaduha amasaha ushaka, iyo ageze turaboneka tukakwigisha amasomo ateguye neza. Noneho ikindi uri hafi gukora
ibuka gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ibindi ndabakunda cyane, Imana wamugisha. Uri hafi gukora ujye urakosora kino kizami, ibibazo biri gukunda kugaruka, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana wamugisha, mugire ibihe byiza.